abakunzi ba B2 TV rero uyu munsi muri kubona yuko hano hari ikintu bise Soso Cuisine African Restaurant. Ubwo rero uyu munsi twifuje yuko dutemberera hano muri iyi restaurant tukaganira nabo. Aha hantu ushobora kuhabona serivisi nziza kandi ijyanye n'amafunguro wifuza. Ubwo rero tugiye kubareba tuganire nabo twumve ukuntu bimeze. Abakunzi ba B2 TV rero turabasaba gukomeza gukora subscribe, share na comment. Ni inkunga ikomeye, nababwiye ko kana ari akazi turimo. Ubwo rero iyo urebye B2 TV utanze umusanzu ukomeye. Karibu kabisa, tugiye kubana namwe rero muri iki kiganiro, ndizera ko muri bugikunde cyane. Hano hari ifi utazabona handi n'igitoki ndetse n'amafiriti meze neza kwa Soso. Nta handi mwabisanga uretse chez Soso. Ushobora kuza ukarya ifi cyangwa se ukarya igitoki ngaha cyangwa se ukirira akantu k'agakoko, ukirira n'utuntu tw'udufiriti ukuntu, cyangwa se nkanjye ukunda ikintu bita ifi nkahita ndenzaho n'akantu n'akantu k'akawunga. Soso Cuisine iri imbere cyane, urya ibintu utekereza kurya, bya bintu warose, bya bintu ukumbuye. Ushobora kuza hano ukabikubita kabisa, noneho haba hari n'akabanga. Abakunzi ba B2 TV kabisa, turabatumiye muze hano mufata amafunguro y'ubwenge cyane. This is B2 TV show. Abakunzi ba B2 TV turabasuhuje nk'uko bisanzwe. Ngewe ni John, muramenyereye mu biganiro byacu bya buri munsi. Ibiganiro nakagaruka nk'uko nabibabwiye, kandi mbashimira aho muri hose yuko mukomeje kudutera inkunga yo kureba ibiganiro, yo kubisharinga, yo gukora subscribe. Niba utari wabikora ubikore kuko ni inkunga ikomeye ubu duhaye. Tubifuriza rero ibihe byiza aho muri mwese mu kazi ka buri munsi, ibyo mukora Imana igumye kubaha umugisha. Uyu munsi rero uyu munsi ngira ngo muri kubibona yuko ari umunsi udasanzwe. Twatembereye ahangaha turi ni muri restaurant, ni Soso Cuisine. Ku bantu bamaze kuhagera, abatari bahagera, ndabashishikariza kuza mukareba amafunguro ahari. Ni restaurant ifite umwihariko w'ibiryo byacu byo mu rugo nk'abanyafurika. Ahantu ushobora kuza ukabona bya biryo utekereza, ushaka, wumva, ugakora komande y'ibintu wifuza bijyanye n'imirire yacu yo muri Afurika. Rero nagira ngo mpe ikaze umutumirwa wacu uyu munsi. Muhe ikaze kuri B2 TV, nawe aduha ikaze muri Soso Cuisine. Ni karibu, turabakiriye. Mwatangira mwibwira abakurikira B2 TV, turi kumwe nande. Ni karibu. Urakoze cyane John. Nitwa Solange Asingabona, nkaba ahari muri restaurant yanjye. Soso restaurant yitwa Soso Cuisine. Kumva ari ibyo sinzi. Mwari tubwiye yuko ni restaurant Soso Cuisine, ariko mbere wenda yuko twinjira cyane mu bijyanye na business, reka mbanze babaze utubazo dukeya, no tubazo tw'amatsiko. Mubaze igihe kingana gute hano muri Amerika? Muri Amerika tuhamaze imyaka 11. 11. Imyaka 11. Ngiye kuzuza 5 ejo bundi ku itariki 26 nzaba nujuje imyaka 5. Imyaka 11 ni imyaka myiza, ni imyaka umuntu ashobora kugira icyo akubwira kikakugirira umumaro.
hanyuma ugeze hano muri Amerika se ubuzima wabonye ni biki bishya wabonye donc uvuga uti ngeze hano muri Amerika nabonye ubuzima butandukanye n'ubwo nari ndimo bimeze gute? So biratandukanye cyane kubera ko inaha ngaha utuzi turaboneka n'ubuzima bw'umuntu bugahinduka n'imirire ibitandukanye n'iwacu. Harimo ababikunda cyane cyane nk'abana bakunda ibiryo by'ino ariko abantu bakuru bagakunda ibiryo by'iwacu. Rero nakunze kubabwira abakunzi ba B2 TV nuko akazi kacu n'imiterere yako iyo urebye ibya hano iyo ukihagera akenshi usanga abantu bakoresha amaboko cyane, utangira ukajya mu ruganda ugakora. Ese uhageze wakoze akazi kameze gute, watangiye gute kugira ngo nituza no kugera kuri iyi business abantu baze kubyumva? So ngeze inaha ngaha natangiye mu kazi aho bita muri Hanway badoda imyenda. Ntabwo nahatinze, nahise njya muri housekeeping. Niyo nakozemo nayo nyikorana na za Uber na za Lyft, noneho nkakora na transportation yindi care yo gutwara abana ku mashuri. Nibyo nakoraga. Wow, ngira ngo muri kubyumva. Abantu benshi ntabwo babasha kumva ubuzima bwa hano, ariko mu minsi yashize twaganiye n'umugabo w'umuhanga yitwa Ben Nkiko, sinzi niba ujya umuzi cyangwa ujya umukurikira. Agira ibiganiro byiza cyane bijyanye n'uburyo bwo gukora. Hari ibintu yaratubwiye ati buriya tugira ibintu byinshi bitwara amafaranga kandi tukagira ahantu hamwe hava amafaranga. Ati ibyo bituma umuntu ahora mu buzima bumwe budahinduka, kuvuga ngo ukora ikintu kimwe gusa cyinjiza amafaranga kandi ukagira imiryango myinshi yatwara, ibyo bishobora kuguheza mu bukene. Uratubwiye uti nakoze za Uber za Lyft nkatwara abana ku ishuri. Ibyo ni ibintu bigaragaza yuko hano nyine ubuzima bisaba gukora cyane kandi ugakora ibintu byinshi. Uyu munsi rero reka tuze kwibanda kuri business Soso Cuisine. Njye nari nsanzwe nyizi, njya nza kuharira ibiryo biryoshye cyane, ahubwo hari n'umuntu wari umpaye komande. Reka tubwire umuntu wo mu gikoni duhite tumubwira. Yarambwiye ati muntegurire ifi imeze neza, kandi nanjye ndi burya ifi. Ubwo hari undi muntu ugiye kuza ni umuviyayipi, arambwiye ati bategure ibiryo byiza. Sinzi umuntu wo mu gikoni niba ari kutwumva. Ari kubumva. Umuntu wo muri Cuisine Angelo ntabwo ariko yarambwiye ati bategurire rwose ibiryo. Ntabwo arya inyama, ari burya ifi n'utundi tuntu tw'ubwenge. Ariko reka twinjire noneho muri business. Niki cyatumye utekereza gushinga restaurant? So tukigera ino abantu bajyaga bakora amapari, umuntu akavuga ntekera iki, ariko nkaba narakundaga guteka. Noneho rimwe haza kuza umuntu w'umubyeyi arambwira ati se ko ukunda guteka, ko mfite ubukwe bw'umukobwa wanjye wantekera? Ndamubwira se ko nta hantu ufite ho gutekera. Arambwira ati nta kibazo nzahashaka. Uwo mupapa nyine ashakira ahantu, nshaka abandi bantu, turafatanya turateka. Nuko twatangiye. Noneho abantu bambonye aho ngaho natetse nanjye ndashaka kuntekera, nanjye ndashaka kuntekera. Nuko byatangiye, ntangira ntekera abantu mu makwe. Noneho abantu baza kumva se ko ukunda guteka wazakoze restaurant y'Abanyafurika, ko tuyikeneye cyane muri kano gace kacu, ko abantu benshi b'ababyeyi baba bashaka ibiryo by'Abanyafurika bajya nko mu maresitora y'Abanyamerika, ukabona harimo ibiryo ntibisangamo mu maresitora y'Abachinese. Washatse n'andi y'Abanyafurika arahari, harimo nk'uruhu za Cincinnati, harimo akagendo ugasanga umuntu avuye nk'ayakoze iminota 45 niyo resitora akurikiye. Ese wazakoze resitora yacu y'Abanyafurika kugira ngo tujye tubonamo ibiryo twisa dushaka. Nuko nagize icyo gitekerezo, ndavuga reka ngerageze. Gusa nuko bitari byoroshye, byari bigoye. Urakoze cyane. Buriya
business iyo wamaze kubona yuko hari need cyangwa se ikintu gikenewe abantu bakeneye cyane, kiba ari igitekerezo cyiza cyo kuvuga ngo ubwo abantu bakeneye bino bintu ndamutse mbikoze bishobora gukunda. Ariko noneho mu by'ukuri nanjye Soso ndamuzi, hari ibirori nagiye njyamo watetse nkarya rwose nkumva ni ibiryo biryoshye cyane bifite bifite umwimerere w'ibiryo byacu bya Afurika rwose wumva bimeze neza. Ariko ngira ngo abantu kubikubwira ntibyari bihagije, kuko ntekereza ko harimo no gushaka ubushobozi, kuko hano ibyo ari byo byose business isaba amafaranga. Wadusangiza muri makeya noneho urwo rugendo rwo kuvuga ngo wabonye ko abantu babyifuza kandi nawe ufite ubushobozi bwo kubikora, ariko ni gute noneho wasobanurira umuntu kugira ngo utangire business bisaba igishoro? Byagutwara urugendo rungana gute kugira ngo wegeranye ubushobozi, ibitekerezo n'ibyangombwa bikenewe kugira ngo utangire? So ntabwo byari byoroshye, byari ibintu bigoye. Kandi urumva iyo utangira business nta banki yakuguza amafaranga ako kanya, byari bigoye. Ubwo nyine nitabaje inshuti n'abavandimwe baramfasha, kuko muri nge nkunda ibintu byo guteka, ariko nkagira impano yo guteka ibintu byinshi mu gihe gitoya. Nibwo nibajije se ni gute ntashobora gukora iyo resitora, ariko nkumva nubwo afite icyo gitekerezo ko nkumva ni ibintu bigoye. Ariko ya mpano yanjye igakomeza ikabinsunikiramo, nkumva ndabikunze, ariko nkibaza uburyo ki bizatangira, nzabitangira gute. Nibwo rimwe navuze nti ariko wajya kwesa nkabaza resitora uko bigenda, uko umuntu azikodesha n'iki. Ubwo umwaka washize nibwo nagize icyo cyifuzo. Ino ntabwo biba byoroshye kujya gushaka nka resitora nta historique ufite yayo, utarigeze uyikora inaha ngaha biragoye. Ubwo naragendaga aho ngeze hakari naho batanyitabye, hakari naho bagize bakavuga ati turashaka amafaranga angana gutyo, ugasanga amafaranga ntarayatunga na rimwe mu buzima kugira ngo baguhe amakuru. Oya, kugira ngo ubashe kurentinga nuza yabo resitora. Nibwo nabonye bigize nshaka umuntu aramfasha wino, noneho mbasha kubona ino resitora. Ariko ntabwo biba byoroshye, kubera ko iyo umuntu ari muri resitora iyo agiye ayivamo ikikoni cyarangiritse, kandi bigasaba ngo wowe ugiyemo wiyubakishirize. Kandi kucyubaka ntabwo ari umuntu wese wubaka nk'ibi bintu, bishaka kampani ifite license iri commercial. Ushobora kuba ufite license ariko itari commercial ntabwo bakwemerera. Kandi buri kantu kose ugiye gushyiramo muri resitora ushaka uruhusa rwa city. Ibyo byose rero ni ibintu byangoye cyane kubitangira, kandi noneho ugafata iyo resitora ugatangira kwishyura renti utarayikoreramo, kugira ngo ubashe no kubona ibyo bipapuro, kugira ngo akantu kose ugiye gushyiramo kose aba ari uruhusa. Akandi n'igihe usanga kugira ngo bagure urwo ruhusa bisabye nk'amezi nk'abiri. Urwo ruhusa wamara kurubona kugira ngo kampani nayo izaze kukubakira, nayo bigasaba andi mezi nk'abiri cyangwa 3, kandi ubwo ndibwo uri kwishyura. Byari urugendo rukomeye cyane. Ubwo ibyo ngibyo twabyita nk'imbogamizi, gushaka amakuru, kwegeranya ibyangombwa kugira ngo utangire. Ese ugiye gutangira nta bantu mushobora kuba mwaraganiye bakaguca intege bakakubwira bati ibintu bivemo? Ibyo ntabwo byabura. Ikindi kintu cyangoye kujya gutangira nta makuru. Urabona iyo umuntu ageze inaha ngaha agira amahirwe, asanga abantu bahageze bakamufasha. Ariko nko mu kintu cyangoye cya mbere kujya gutangira resitora nta makuru. Hari umumama umwe uturuka muri Ethiopia, niwe nabashije kwegera, ariko nawe kuri ukuntu yabaga ari busy cyane, namuha nka message akansubiza nka nyuma y'icyumweru. Akandi igihe anyihoreye. Birangora cyane. Kandi none nagerageza no kubaza wenda nk'abantu bino
icyo umubajije n'icyo agusubiza, nta gusubiza ikirenzo kandi ushaka amakuru menshi. Ibyo byose biri mu bintu bya, ahubwo ugasanga abagomba kuza kunkontorora nibo nabazaga amakuru, ariko nibo nisangagaho. Abaje kureba ko wujuje ibyangombwa ukabaza uti se bino ubundi bakambwira ati se ntabwo wari ubizi. Nka public health rwose abantu bakuru nibo najyaga kubaza amakuru kuko nibo narinzi, nta bandi narinzi. Ngira ngo murabyumva. Hari umuntu wakoze ano matara ducana ngo yagerageje inshuro 1000 bidakunda. Inshuro 1000 baze guhera ku nshuro ya mbere ugakora kugeza ku nshuro y'1000, ngo ku nshuro y'1001 abona itara riratse. Aravuga ati ziriya nshuro zose nakoze ntago nzitaye, onge nitaye ku 1001 yatanze umusaruro. Ubwo rero dukunze kubwira abantu kudacika intege aho ngaho. Ngira ngo murabyumvishe, buriya urugendo rwose rw'ubuzima cyane cyane nk'ibi ngibi bijyanye na business bisaba sacrifice, bisaba kwihangana, bisaba kudacika intege, bisaba gukomeza ukagira uwo mutima n'umuhate wo kubikora. Iyo ari ibintu bikurimo birakunda. Reka rero twinjire noneho. Nagiye nandika ubundi ntabwo njya nkora ikiganiro nandika, nkikora mu mutwe, ariko hari ibyo nagiye nibaza, ndetse uri kumva turi timu B2 TV, turi abantu benshi, tuba twagiye dukusanya ibitekerezo. Aha rero tugiye kwibaza ikibazo kivuga ngo ni iki gituma noneho abantu uri kubona abantu benshi baraza bakajya mu ruganda, bakajya mu tuzi dutandukanye, ariko gutekereza kwikorera ubona ari gake. Cyane cyane ubwo ndi kuvuga muri community y'abantu bavuga ururimi rw'iwacu, kuko wenda nibo mbasha kugeraho, nibo nzi. Ubona biterwa n'iki kuba abantu badatekereza ibintu byo kwikorera? Ntabwo byoroshye, kubera ko iki gihugu ni igihugu cyateye imbere kandi kirimo abantu bafite amafaranga menshi. Ugira gutya ugasanga aha hose hari n'abafite n'izo mpano zo kuba bakora n'izo business, ariko yazijyamo agasanga ba nyiri igihugu hose barimo. Ubona amakampani navuga amwe namwe bene wacu bafungura, n'ay'abanyamerika navuga bati nabo bafunguye, ariko bene wacu bakisangamo. Nk'urugero wenda nk'abantu benshi b'abanyarwanda bakunze gufungura aya makampani y'aya za trake, nibyo bagezeho barabifungura ku byinshi, bakora amakampani. Ariko sinari numva nk'umunyarwanda bavuze ngo arafungura Kihoso kingana nka zira za Koroga, za Walmart, kubera ko abenegihugu nibo bafite amafaranga menshi, twasanze barabifunguye. Mbona no kuba wenda naragerageje iki kintu nuko nta munyamerika wafungura resitora y'Abanyafurika ngo abishobore. Mbona ari icyo kintu kibitera. Bafite izo mpano barabishaka, ariko hari igihe wibaza se ndakora iki. Ugasanga natwe turashaka kwibanda ku bintu by'iwacu. Harimo imbogamizi y'uko ibyo dutekereza gukora usanga hari abandi babikora kandi bafite amafaranga babishoyemo, bashyize ibintu ku murongo ku buryo kujya gutangira ikindi kintu kinini bisa naho bigorana. Gusa tunashime n'Imana y'uko harimo abantu benshi b'Abanyafurika bari kugenda bagerageza. Harimo Solange turi kuganira urimo gukora iyi resitora, harimo abantu bamaze gushinga amamaketi, harimo ibintu byo guhaha ibyo kurya bitandukanye, ndetse harimo cyane cyane ibintu bituruka mu Rwanda, bazana ibiryo, bitoki, ibiki, biriya biryo byo muri Afurika bigiye bitandukanye. Nabyo ni ibintu byo gushimira Imana. Harimo abo nzi, nanjye ndi umushoferi w'amakamyo, hari abamaze gufungura trucking company meza akora. Hari n'abandi bafite amagaraje akanika. Hari abatangiye gufungura amadealership, abantu bacuruza imodoka.
ni byiza yuko ushobora kujya kugura imodoka ukayigura n'umuntu mwumva ururimi rumwe, kuko burya na kontra niyo ugiye gufata kredi ibyinshi ubasha no kubyumva, mukagira n'amasezerano mwagirana yoroshye adakomeye. Ubwo rero twari turimo twibaza kuri icyo kintu. None rero wari utubwiye uti abantu bashimye ibiryo byanjye, umwihariko wa Soso Cuisine ni uwuhe? Ni ibiki mukora umuntu yavuga ngo hano muri Soso Cuisine ni uwuhe mwihariko mwazanye muri business muvuga muti umuntu yaje hano ewana difference arayibona kabisa? So ikintu twazanye ibiryo bitandukanye n'ibyo mu maresitora y'Abanyamerika, kubera ko ahantu hose urabihasanga. Nk'aya mafi ya tilapia ntiwayasanga mu maresitora y'Abanyamerika kubera ko batinya amahwa. Uwo ni umwihariko wa mbere. Ikindi kuzanamo ibitoki. Igitoki cy'iwacu abantu baragikunze, ugakaranga utwo dushyimbo, ukabatekera pilawu ntago bayizi, ukabatekera ubugari, abantu barabikunze. Nk'Abanyamerika baraza bagaturayinga bakumva barabikunze. N'ibyo bintu twagiye dukora bitandukanye n'ibyo bo bakora. Amasambusa, amandazi, ntago ibyo ngibyo Abanyamerika basanzwe babizi. Ubwo warutubwiye muri makeya umwihariko, ariko wigeze kutubwiraho yuko mushobora no gukora ibindi birori mukajya kuri tere. Yes. Ibirori turabikora, dutekera amakwe, dutekera ama event runaka atandukanye yose. Mbese urumva ku bukwe dutekera nk'ubukwe natekeye bw'abantu benshi, abantu 600. Urumva rero niba watekeye abantu 600, abantu 10 ntibakunanira cyangwa 20. Kubera ko aha hageze Abanyafurika benshi cyane baba bashaka ibiryo by'iwacu, kandi noneho na price yacu iri cheap ugereranyije n'iz'Abanyamerika. Ugeze nko muri resitora yabo ushaka nko gukomanda ibiryo byabo biba bihenze. Ibyacu biri cheap n'icyo abantu banabikundira. Ngayo nguko ni ukuvuga ngo igeze hano ushobora kuza ukarya, kandi ushobora no kodaringa, ushobora guhamagara bakakuzanira ibiryo mu rugo. Ushobora gukora ibirori bitandukanye, ama anniversaire, ubukwe, parties, ama family parties atandukanye. Ushobora kuvuga uti mu ntekere mfite abantu 200 wenda n'urugero, nkeneye buffet imeze gutya, bakayigutegurira. Ubwo rero nagira ngo nanone twinjire turebe, ese umuntu aramutse afite igitekerezo cyo kwikorera ni iyihe nama wamugira? So byaterwa n'icyo agiye gukora, biratandukanye. Byaterwa n'ibyo agiye gukora. Ni ukuvuga ngo ufite ubwo wenda nkibajije mu buryo buri usa naho bufunze, ariko nagira ngo donc inama ugira abantu akenshi aba ari challenge wahuye nazo. Bya bintu wahuye nabyo bikakugora, ukabwira umuntu uti noneho umuntu ushobora kuza ngiye agiye kungisha inama. Watubwiye yuko wagiye ugera ahantu hatandukanye, ukomanga, ushaka amakuru, ugira gute, za mbogamizi zose nagira ngo zikubire mu nama uyu munsi. Umuntu watekereza gukora business atari ukuvuga ngo ni na restaurant, n'ikindi gitekerezo yagira, ni izihe nama ushobora kumugira zishobora kumufasha noneho kuba ashobora kwinjira muri business kandi akayinjiramo ameze neza, adafite ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo muri uru rugendo rwo gutangira restaurant? So ikintu cya mbere ni ukwitinyuka. Ikintu cya mbere ni ukwitinyuka. Hari igihe tugera muri iki gihugu nyine ukumva ko ari igihugu cyateye imbere, ukumva ko nta kintu umuntu yakora. Icya mbere ni ukwitinyuka. Noneho icya kabiri, ushaka kwinjira muri iyo business wabanje kubaza amakuru. Nicyo kintu cya mbere nabonye, kubaza amakuru nicyo cya mbere, ukareba niba koko icyo kintu ushobora kugishobora. Ngewe gusa nuko no kugira ngo mbyinjiremo, abantu nibo bambwiraga nyine, abo bantu natekeraga, inshuti ati rwose urabishoboye,
bigiyemo bikuri ariko akari n'abandi banca intege ntuzabishobora ibi bintu biragoye kumara umwaka wishyura rent utarakoreramo ntabwo aba ari ibintu byoroshye ni ukuvuga ngo natangiye kwishyura mu kwezi kwa 11 umwaka washize nishyura buri kwezi urumva ntabwo byari urugendo rurerure noneho bigera n'ubwo mu kwa kabiri uyu mwaka nibwo natangiye kujya nishyura umuriro n'amazi umuriro na gazi kandi simbikoresha ariko nkishyura bill ikaza nyine ukishyura urumva ntabwo aba ari ibintu byoroshye nyine bisaba kudacika intege abakunzi ba B2 TV ngira ngo muri kubyumva niba ukeneye gutangira business icya mbere ni ukwitinyuka kubera ko hari umuhanga bita Denzel Washington yaravuze ngo abantu benshi buriya bapfana imishinga ku gituro cyabo haba huzuye ubashije gusikana ukareba imishinga abantu bapfana iba ari myinshi batashyize mu bikorwa abantu baba batekereza gukora nanjye hari ibyo ntekereza gukora ariko nabonye nahera kuri uyu mushinga wa B2 TV nakaze ni business itoroshye isaba gutekereza isaba gukora ariko nawe hari ikindi ushobora gutekereza gukora birasaba cya mbere kwitinyuka maze kubivuga cya kabiri birasaba yuko ushaka amakuru ahagije mbere yo gutangira icya gatatu birasaba kudacika intege kuko uzahura n'ibintu biguca intege muri uru rugendo njya mbwira abantu ngo ubundi kuva uvutse urugendo rw'ubuzima ni challenge abanyamerika cyangwa se abavuga icyongereza baravuga ngo ni ups and down birahindurana ubuzima bugenda buhinduranya ibyiza n'ibibi imbogamizi ariko kwitinyuka tubwiye ko ari ikintu gikomeye kandi nanjye ndabyemera kubera ko abantu benshi bicwa no kudatinyuka no kudashaka amakuru no kutagira iyo commitment hanyuma ubwo turimo turagana ku musozo wenda w'ikiganiro abakunzi ba B2 TV nibumva bashaka ikindi kiganiro wenda tuzongera tubabwire ariko mbere yuko dusoza rero nagira ngo ni iki wasaba abantu babasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda nize support ukeneye mu bantu babasha kumva ururimi rwacu abanyafurika muri rusange so icyo nabasaba ni ukutugana kuko harimo abenshi batabizi batazi ko umuntu yatangiye ni ukutugana tukabatekera ibiryo by'iwacu bifuza cyane cyane harimo abana bakiri abajene batoya baba bavuye mu kazi bananiwe ugasanga baratungwa na za makidona za nidoze abo rero nibatugane nomero yacu barayizi tubatekere turaderivaringa ibintu byose turabikora hari n'abantu baba bari ku kazi akakubwira ati ngewe ndatankerewe ugenda ibiryo byanjye bishyira ahangaha nicyo nasaba inshuti zacu abavandimwe n'abatari babizi ko duteka dufungura guhera ku wa kabiri twajyaga turashaka kujya dufunga amande kugira ngo turuhuke dufungura ku wa kabiri guhera ku wa kabiri kugeza ku wa gatandatu dufungura saa 6 kugeza saa 3 z'ijoro noneho ku cyumweru tugafungura saa 7 kugeza saa 3 z'ijoro ariko ku wa mbere nabwo hari nk'igihe umuntu aba ashaka nka oda tukaba twamukorera ariko tutafunguka ko tuba turi mu masuku turi guklininga weekend bishyushye weekend iyo jana muri weekend ubanza mufite abakiriya benshi weekend yo haba hashyushye oya narahaje maze kuza hano nka gatatu weekend kabisa siritu kwa gatandatu no ku cyumweru abantu rwose babaza amafamiye ugasanga famiye yaje yicaye rwose bari kurya baganira batera story ni byiza ngenda bikunda kubera ko amaresitora hanjye ngira ikibazo cyo kodaringa hari igihe nodaringa ibiryo mu maresitora y'abanyamerika simbashe kubirya icyo kintu nacyo ni nayo mpamvu kuri menu yacu twayishyize mu kinyarwanda ibindi tubishyira mu cyongereza usanga noneho kubiwodaringa byoroshye
nk'ubwa mbere tujya gutangira imeni twari twakoze dusa nkaho twari twayikoze mu cyongereza gusa ariko ugasanga uburyo ki abantu bawodaringa bitandukanye n'uburyo ki twabyanditse noneho turayihindura dukora iyindi bitewe n'ukuntu abantu bawodaringaga biba ngombwa ko tuyihindura yacu ni iyi ngiyi izo dukora ndi kubona rwose ari sawa ni amandazi, iyi ni imishaba, ni chicken nugget, iyi ni ifiriti n'inyama zumutse, izi ni bruschette n'ibirayi, iyi ni ifi, ni ibintu byinshi na steak. Njyewe hari umucuti wanjye arabizi twagiraga gutya twajya muri resitora yakodaringa nkavuga ni dessert kubera ko birangora usanga ari amaterime tutumva ugasanga ni ibintu tutamenyereye kurya ariko hano kwa Soso Cuisine bivuga mu kinyarwanda uko byumva kandi bakabizana biryoshye. So ubwo rero hari ikintu yari amaze kuvuga ati icyo nabasaba ni ukudushyigikira, ni ukuza mukatugana natwe tukabaha serivisi nziza. Abanyarwanda, Abarundi, Abakongomani, Abagande, Abanyakenya, East Africa, urebye ibintu duteka nibyo muri East Africa twese duhuriyeho. Kubugari bose baraburya isombe. Abantu bari bakumbuye isombe cyane. Agasombe rwose. Dushyiramo n'ikinono se? Oya, ntabwo dushyiramo ikinono. Ntabwo dushyiramo. Gasombe kaba karyoshye abantu baba bagakumbuye. Guteka isombe biragora, urumva iyo asanze itetse nyine biramworohera. Hari nk'abantu nk'uko iyo myumbati bakayikunda, ibishyimbo, urumva baba bashaka bya biryo by'iwacu. Reka rero tubwire abantu bakurikira B2 TV bose babasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda, tubabwire ngo nimuze muri Soso Cuisine, haba mu mibyizi haba muri weekend. Ukeneye yuko bakugezaho amafunguro aho waba uri hose, bashobora kuyakugezaho hano muri Dayton, kandi ufite n'ibirori niyo haba hanze ya Dayton mu yandi mastate bashobora kuza bakagutekera bikagenda neza cyane. Tujyayo muri Shigani, tujyayo tugatekera ubukwe. Last week nari nagiye muri Pennsylvania, urugendo rw'amasaha 7. Ahantu hose tujyayo da. Gusa ntabwo biba byoroshye, biba bigoye kubera ko kuhabona cuisine nicyo cya mbere. Ariko ahantu hose turajya ariko birashoboka. Za Columbus, za Cincinnati, za Kentucky, hano hirya za Indiana, za Louisville, za Indiana, aho hose ndajyayo. Umva, reka babwire abantu mufite ubukwe rero, mufite ubukwe mukeneye kuza kurya bya biryo, utazana ibiryo babasaza batari bubashe kurya, utazana ibiryo abantu bari busige. Njya mbibona hari igihe abantu bazana ibiryo ugasanga birasigaye nta muntu wabiriye kubera ko bidafite umwimerere. Rero ubwo mugane Soso Cuisine, hanyuma turi gusoza, turimo turagana ku musozo. Warangira abantu gute ahantu mukorera? Ahantu dukorera ni mu mujyi wa West Carleton, ku muhanda wa Saf Alex Road, nomero y'inzu ni 1913. 1913 Saf Alex Road. Saf Alex Road muri city ya West Carleton. Ntago ari kure, ni bugufi rwose, ni muri centre. Abantu benshi hano nkanjye nkoresha iminota 7 kugera hano, ntago ari kure. Wenda turi buze no kureba uburyo twashyiramo nimero de telefone yanyu, umuntu akeneye kubahamagara yabahamagara ku ihe nimero. Dufite nimero ya business. Ariko ushobora kuyibabwira. Mu gihe ari kudushakira nimero de telefone, ngira ngo muri kubibona iyo umuntu atangiye business abakeneye amaboko, abakeneye abantu bamutera inkunga, abantu bamuha n'ibitekerezo, kuko business irakura. Itangira mu buryo bugiye bugize, ariko igenda ikura. Ibitekerezo byanyu ushobora kumubwira uti bino mubyongeyemo mukoze gutya na gutya byagira umumaro. Ubwo rero niyo mpamvu agiye kubaha nimero de telefone kugira ngo
ukeneye guhamagara ubashe kuba wahamagara. So nomero za telefone ni 937 247 5747. Aha, ongera uyisubiremo. 937 247 5747. Nanjye reka nyibasubiriremo ni 927 umuhanda ni 1913 Alex Road, South Alex Road, hanyuma muri West Galaton. Ubwo rero ndi kumva hari ibibazo nari nateguye n'ibyo, ngira ngo buriya tugira abantu aba truck driver cyane abantu badafite amafamiye. Ushobora kuza hano ku cyumweru bakagutekera amafunguro uzatwara ukarya icyumweru cyose. Murabizi ko mu muhanda murya za junk food, nabaye mu muhanda ndabizi. Irinde kurya biriya bintu, ngwino hano bagutekera amafunguro, bayagupakingire, uyajyane uyamara n'icyumweru kiri muri firigo yawe, ubeho neza ubuzima bwiza. Buriya tujya tuvuga ngo roho nzima mu mubiri muzima. Nk'abakristo, abantu bemera Imana, tuvuga yuko uyu mubiri nawo ni inzu y'Imana, tugomba kuyigaburira ibiryo bimeze neza bifite ubuziranenge. Reka rero ndi kumva nsoje, ngira ngo nshimire Soso ko yemeye kutuganiriza kuri B2 TV, kandi namwe mbashimira, mvuga ngo ibiganiro byacu mukore share, comment na subscribe. Niba utari wabikora ni inkunga ikomeye. Turi mu kazi ubu ngubu byarahindutse. Turi mu kazi. Imana rero ibaho umugisha, turabashimiye, mukomeze kugira umunsi mwiza, kandi tubifurije kwaguka, tukumva mwafunguye n'amashami ahandi, kuko business ikeneye kwaguka kagira bizakunda. Ngewe buriya ntekereza ko ikibanze no gutangira. Iyo watangiye nibyo biba bigoye, ubundi ibindi business irakora. Tubifurije rero ishya n'ihirwe muri business, kandi turi kumwe. Ngewe nzajya niyiranja nibura mu cyumweru nyure hano, kandi ninzajya mba ntabashije kuza nzajya mbahamagara kuri iyo nimero. Amafunguro muyatereke ku muryango ninjire nyafata nire. Ibyo n'ukuri harimo ababikora twabashyiriraho barimo kuva kwa ngaha dusa nkaho turi Kamusi ugereranyije n'aho abantu batuye mu makaritsiye za Daytoni, za catering, asa nkaho ari ku ruhande, kubera ko kubona restaurant mo hariya aho abantu batuye cyane y'Abanyafurika byaratugoye. Turavuga reka tube dutangiriye ahangaha, wenda igihe kizagera tube turi kubona ahandi hantu hafi y'aho abantu bifuza, kubera ko basa nkaho bakora akagendo mu minota 15-20. Ngayo nguko mukomeze rero mugire umunsi mwiza, turabakunda. Ciao ciao. Hano hari ifi utazabona ahandi, n'igitoki ndetse n'amafiriti meze neza kwa Soso. Nta handi mwabisanga uretse chez Soso. Abakunzi ba B2 TV rero ni ibingibi twababwiraga. Ushobora kuza ukarya ifi cyangwa se ukarya igitoki ngaha, cyangwa se ukirira akantu k'agakoko, ukirira n'utuntu tw'udufiriti ukuntu, cyangwa se nkanjye ukunda ikintu bita ifi ahita ndenzaho n'akantu k'akawunga. Ahangaha nibyo nababwiraga. Ubundi rwose hano muri Dayton Soso Cuisine iri imbere cyane, urya ibintu utekereza kurya, bya bintu warose, bya bintu ukumbuye. Ushobora kuza hano ukabikubita kabisa, noneho haba hari n'akabanga. Abakunzi ba B2 TV kabisa, turabatumiye muze hano mufata amafunguro y'ubwenge cyane.